byihorere gusa urupfu ruri gusoma abantu babiri. La première Tonny kuba yaranyashije igihe ndimo ndamukunda. Ikindi kandi Calvin kuba yara inshuti yanjye magara akava akarenga akajya gukunca inyuma agatera inda Tonny. Vraiment ngewe ni ibintu bitazatuma kuri njye. Nakoze kutwakira. Ngubu ubundi n'amadamu wanjye aba yarafashe banye. Madamu. Yaba yarakoze imbere y'igihe ni wowe wari buzamubere marene. Kakumenye yaramaze guhitamo undi muntu. Calvin wagize gute? Just ongera ubimbwire ngo Calvin niwe utenda Tonny. Amakuru dafite akoza ibintu uri kuvuga urukumva ibyo bintu bifiterezo. Narabikubwiye kare ko wagize ni blague. Urukumva Calvin yatinyuka agatera inda Tonny. Ndakwibariye. Tonny ngomba kugukora akantu kuko sinshobora kwemera na rimwe kujyana na Calvin, ntabwo bibaho. Ngubwo rero ukunda umwana. Ndamukunda. Ubaye umukunda wakwemeye tukabana njye n'umugore n'umugabo njye nawe tukarera umwana wamusenziwe. Ahubwo se gutekereza icyo bagira ngo bageze baba Calvin na Tonny. Shina naje kwiyakira teza. Shante kabiranchance. Amaze kumubona. Icyakora mwatetse neza. Ngamende isani ndayimara kuva nagera mu mujyi undi najya gute. Utuntu dukeya. Nicyo kunywa hano. Shida ziguteka kabisa. Ubuzima bwacu. Ariko bwa Gugu uzanye umugore. Courage mwana. Merci beaucoup. Ako seri uzi nabonye invitation ya Gugu. Nanjye nabibonye yasohotse. Wayibonye? Sha. Uzi ko noneho n'intwererano ye narayiriye pe. Nari intwererano ye. Mva narayiriye ariko ntabwo nayabura yo kumuhereza. Ntabwo wayabura of course kuko ugira amafaranga menshi, ahubwo se nibazaga ko ugiye kumbwira ko wanzaniye amafaranga nakwaye. Umurye hari n'ibindi turabongera. Kereka nimudushyira mu mateka we. Birahari ikibazo. Sheri yahita nseka twagera mu nzira yankatiye. Reka ntabwo nagukatira. Kubera ibyo byose. Ibiryo byo kwa Paribera. Ndahaje cyakora. Oya, mu birye birahari turabongera ibindi. Yewe ndahaje pe. Oya. Hariho ibindi murye. Nababwiye ngo ibyo birahari. badushyire muri teka we. Oya reka tuzagaruka ko badutekereza. Murye muha. Ikibazo murye birahari. Kereka umakona ngeza gufungura. Ishati. So yari yabibwiye yitwa Tonny. Cyakora we munaraturanye avuka hano hafi sinzi impamvu mutari musanzwe mumuzi. Ize sha mu rugo ni mutuye. Twari dutuye Nyatama ariko dusigaye dutuye Kimihurura. Ndumva duturanye. Ushobora kuba so muzi ubwo ngo so ninde? Papa ntabwo wapfa kumumenya. Umuntu ushobora kuzi ni mama yitwa Shastine. Ya mafaranga ari banyatseho. Warayibagiwe 300,000. Oya ntabwo nayibagiwe. Nari nzi ko nanjye wayanzaniye. Kedia urambonera amafaranga cyangwa ni bya bindi byawe uranshira ku kizere n'uyamereye? Seri wigira ikibazo ariko
promise nimba warayansabye unyizeye menya ko n'amafaranga ahari. okay cyo ngukundira nshuti yanjye urakoze n'ukuri nari numvaga mfite umutima wo hejuru nekereza keri yarayazana nago yazana ariko kongeye kubinyemerera kuriya ubwo arahari. Erega bitewe n'uburyo tubana nanakwitangira rwose ariko ikibazo cyawe kigakemura. Yego urakoze cyane n'ukuri inshuti nziza. Apeti. Merci. Shastine umwerutse gupfusha umugabo. Ndamuzi kabisa. Gugu saba tuzanye umugeni mwiza rwose. Ngamba nagombaga kumuzana urumva amakuru mfite nuko hano mutuye nawe urumva mumeze nk'abaturanyi ntabwo batuye kure cyane kuko yambwiye ngo mugereho hano tagiye iminota itageze ni 15. Ntabwo ari kure ko ndibuka se twajyaga dusangira nuko nagiye muri Kenya nkaza nkasanga yaragiye ariko ni byiza vuba. No batuye hano papa ngo yitabye Imana mu gihe gishize Paul yajya bivuga akagera gahinda. Byari byose nanjye nzakubera so nta kibazo rwose. Shasiri nyine nibyo nari kukubwira wowe gahunda nguhaye kuwa 5 ntihagera bitewe na deal mfite nari nakubwiye nubona ntaraye hano uzajya nkohereza amafaranga. Aho se buriya ntuvukana na Calvin na? Calvin turakurikirana ni musaza wanjye ndamukurikira. Okay. Ndumva amazi rwose. Aho kose ko ngize amatsiko wamumenye gute? Keri inshuti yanjye uri inshuti nziza n'ukuri kubera ko inshuti uyibona mu bibazo ahantu ukeneye ndakubona nubwo hari ibintu bimwe wenda tudahuza ariko nzi neza ko nabyo Imana izabikora ukaza tukabona bike byiza ariko iyo nkukeneye ndakubona pe Imana iguha umugisha. Rega seri uvuga ko tudahuza ndabizi tuzahuza. Kandi ikindi nkwibutsa iyi si ni ishuri. Ibyo urabivuga bitewe n'aho wavukiye n'aho warerewe kandi uyu mujyi wawujemo bivuze ngo tegereza igihe gito tuzahuza. Ntago nizeye kuzahuza nawe muri iyo mico. No wivuga ngo ntago nkubwiye ngo tuzahuza dute mu buhe buryo ariko nzi neza ko tuzahuza. Rero amajemusi gore mwiza iyi nzu nayikodesheje kugira ngo mbashe kwishura keredi nishyura 600 buri kwezi kandi nta nayakura. Iyi rero nayikodesheje barajya baduha 400 andi 200 inyongereho ariko twishyure keredi kugira ngo batazayiteza icyamunara. Nubyanga bazayiteza icyamunara. Banza unyumve neza se. Ntabwo nabyumva ibyo nyine kubyumva. Ubu tuvugana mvuye gutanga ikirego ku rukiko cyane. Banza wumve nkubwire. Calvin urumva hari igihe twahuye turi gupanga projet ko mu muhanga mu bw'icungamari n'icungamutungo hari projet twarimo tuganira nabonye ari umwana uzubwenge. Ikindi dufite na gahunda yo kuzamuza na petit frère nawe petit frère nawe n'umwana uzubwenge cyane ku buryo dufitanye ibintu byinshi. Nzahura nawe no ku cyumweru nzahura nawe tuganire turaziranye. Okay ndumva ari byiza none. Sinzi impamvu ngiye utarunzi n'abaka. Sinzi impamvu nari nkuzi frère. Ariko turamenyanye nta kibazo. Mwenda cyo kubashakira inzu iciriritse yo kubamo. Hanyuma tujye dukodesha hano 400 nongereho 200 twishyure na ya mishinga yacu ikomeze.
ubu tugiye gusohokamo hano nta kundi bimeze nuko icyemezo cyafashwe ukomeje n'amafaranga nayabonye ya mbere bishyuye amezi 4 ukomeje kutubabaza bishyuye amezi 4 namaze no kuyashyira kuri banki nta kibazo ariko wumve ko ninjye nayo mu rukiko ariko urabyemeye Kelia uravuga uribaza ko njyewe imico uvuga tuzahuriramo ariyo ngiyo yawe wirirwa ugenda kureba abagabo uribesha cyane uribeshya Kelia uribeshya cyane reka siri ntabwo nakubwiye yuko njye nzabikujyanamo icyo gihe ntabwo nakibona gusa ko iyi si ubona urabiseka nk'aho ari ibintu byiza Kelia ntabwo ari ibintu byizere gukora mpora mbikubwira buri munsi njyewe ntabwo neze kujya mu iyo mico yawe nyuma y'igihe gito uzambwira uko bimeze nzarangiza kwiga nshaka akazi njye kudepoza ariko ntabwo ntindijwe no kurangiza kwiga gusa urumva uzakora akahe kazi se nyuma yo kurangiza ninkabura nzagenda bariya bubaka mu muhanda mbahereza amatafari ntitaye ko narangije yego babyita umuyede niyo sura yawe isura means what isura ntago ibasha gufata intoki ziba zacitse nzabikora rwose petit frère uko uvuga ni wawe ni nasanze n'ejo bundi ufite amatatuwaje umeze nk'umuvaburayi yego niwe n'umwe wasanze hano okay ahubwo yari ari hano ndabona aje Idi oh wow ça va ça va twabateye bana Idi ngwino suza abashyitsi Sorry petit frère basmara umusoza wari bari kurya twari dusoje ariko mu muco nyarwanda ntabwo ahubwo Gugu reka tuganire hano hanze ganiriza abashyitsi mwana ganiriza sheri wa Gugu hako uganya kuri petit frère shaka kambane na pare Tonny right ariko siri ndakumva mubaze uri ready ko nsubiza I'm ready inshuti yanjye twakomeje kuganira dufata umwanya munini ikibazo cy'amatsiko basi wari wabikoraho n'umunsi wa rimwe Keri ibyo bintu rero byigeze kumbaho ariko ntabwo ari ngombwa akamenyero nzategereza Imana yandemeye kandi azaza nzabikora mu gihe cyabyo neza ntabwo ari ngombwa ngo mbimenyere wow warabikoze nuba gushimishije sha rero reka mubwire nimba warabikoze iryo rimwe n'ubwa kabiri uzongera ubikora ntabwo mbyifuza niyo nzira natangiye kandi ndabyirinda hamwe n'Imana bizashoboka mva nkubwire ndakumva uteze yombi mbwira komeje kubabaza umutima wanjye gute umva nkubwire ibyo ntekereza iyi nzu sinzayivamo nukuri ntabwo nzayivamo kereka aya mafaranga yakodesha iyi nzu aca mu biganza byanjye ikindi habona igipapuro cyanditseho ko iriya mirima nyifiteho uburenganzira sino ntabwo mvamo hano Idi ntabwo nabyemera mbwira ukuntu Jamali ari girlfriend wawe Yasha ni grand frère mana yanjye biranunguye cyane serious cyane mwari muzanye niyo mpamvu wankati ndagufasha ntabwo twari tuziranye Gugu uyu mwana wawe ko ari mwiza se byibuze waba warariye ku bukwe mbere kujya ku bukwe kujya ku bukwe mbere nyine se ntubyumva ntabwo uracyazana bya bintu byawe by'ubunyacyaro gute kareba ni gute uje bwita kuko kurya ubukwe bukiri bubisi none se wowe na Idi muraziranye turaziranye pe biranunguye ntabwo nzi ko ari petit frère wa Jamali wamenya ni gute berse byihorere ni birebire urabona iyo turi hakurya iriya kugira ngo hariya kubera ukuntu abantu bose baba
Okay, muri make tuba turabapagasi. Ntubona umwanya wo gutereta, ntubona umwanya wo kubagira umukobwa muvugana, ntubona iki. Uri bukijyana ahubwo ko nagiye mu mujyi. Ntabwo ndi kubyumva. Bwiza bwawe usanze ari ikibazo. Ugomba kumenya uko ateye se ntubyumva wowe ni umaze kuba umuntu mukuru. Atese nubona ko ari muremure afite taye nziza atambuka neza nyine n'umukobwa mwiza. Si banga rye kwibanga rye urahazi. Nibwo nahuye na Tonny. Mu by'ukuri yarankurashenze. Urabizi rero twebwe turi strict tuvugira aho ngaho. Naramuganije gato mbaye nk'ubimubwira. Ndamubwira Tonny ndumva nakwishimiye. Gusa mbere imfura ni umukobwa mwiza pe. Yahise ambwira ngo mfite ubukwe. Ariko nagize n'ibyana by'abakobwa Kigali byo kwihagararaho. Ndavuga tuko bisa kose kandi nzagafatisha. Uzi ikintu kintunguye se? Nuko yazanywe na Gugu. Okay, ndi umuntu mukuru byo gushaka kubana nabyumvise. Ni bimwe bavuga ngo ni nko gufata avance. Nibyo mvuga. Kumva kuba warariyeho warafasheho buriya. Kuntu nabonye ukuntu uriya mwana ari mwiza. Agombe kuba hari abandi bantu bariyeho. Ugomba kuba waramenya ubwenge. Ukaryaho. Umva nkubwire rero mama James. Niba udashaka twumvikana kuri iyo ngingo. Ngewe ndanda. Nta kundi nabigenze. Nuko bimeze. Iyi nzu nutayivamo. Ngewe ndanda ntibazankurikirane. Umuyasha w'inkekura muzi ariko. Reka azaze. Uriyo ko batazateza icyamunara. Ngewe ndanda nutabyemera ubyihorere. Tonny n'umukarani wa Jamal. Wakuri alimentation. Tonny. How's it come? Niko urukundo rwari mwiza. No Tonny. For sure. Ahora cyafite igi? Akwisubira. No, narangije guhitamo. No kuri kw'Imana wakwisubira. Byararangiye. Ukami deba. Tumaze iminsi nkwinginga. Ahubwo ko nanya gukunda. Mbere. Nabyo bintu nibitekerezo. Umenye ko uko icyambere ubuzima bwawe bwose juste tugiye kubana ubuzima bwanjye bwose. Umukobwa nkurikije uburyo nahuye nawe naragiriwe nabi mfite ibisebe mfite iki babo baramvuza ndakira tujyana mu kiraro cy'ingurube mbe ko umukobwa twaranyigiye kirenze iminsi n'iminsi ku buriri bumwe ariko ntabwo nibitekereze kuba nagira ikintu nkoraho Imana itaremera ko ari we wanjye. Imana se niza kubakira. Dutegereje umunsi bazaduhesha umugisha ibinyuze imbere y'Imana. Padiri amaze kugera gutya rwose tuzaba. Se padiri njya mu gitanda ugasanga yabaye umuhungu ugasanga ni umuhungu mugenzi wawe. Ariko itambwira ikintu kimwe. Iyo wagiye mu rukundo ntago ndetse kutareba background y'umuntu. Icyambere nahageze ubu ngubu na future dufite nge nawe. Ibyo kwegeze kuba umukozi wa Jamal for sure yibuke. Tonny. Ahazaza umuntu niwe uhategura. Nge nawe rero turi kuhategura. Nge nawe ahubwo niwe haba hateguye neza. No idea. Wait. No kuri kw'Imana. No. Nyamara bitekereza. Basi se. Aho kukadindira ikiganiro kirangirira sibyo. Oya. Ereka ngo igihe cyawe. Uhabitekereza. Uzi ko na Nyagasani yabikoze. Ibaze ko twambaye n'ibisa. Umunsi waje kukwerekana. Gushaka ibintu bidahura yite. No, ntabwo ari bidahura. Wavuye mu Kankubazi. Abantu bose bo mu mujyi gutya. Kuba bigenza barongora. Baramaze gusambana mbere y'igihe. Biko ibyo ntabwo ari ugusambana no kureba umugeni wawe nuko twamaze kubana. Nosuza numenya ko harimo ikibazo se mwamaze kubana. Muzasenya. Erega humura buri kimwe kizagenda neza. Ayo magambo uri kubwira umwana ntabwo ari meza. Ase mbese wabaye ute? Ntabwo ari ngombwa kumuca intege zo
gutuma mucizihe se gukunda nanjye no kumuca intege ntabwo ari byo agomba kubana n'uwakunda niyo rero no mu cyaro Don't you see? Rick man umwanya buriya waguhaye iyi ngiyi No, wait. Rekera ntago ayo magambo nyashaka. isi ya proposal umwanya w'iyi ngiyi ni ya mariage urayimuvika ugomba kubikora mbere ukumva aho shani bwo bunyamugi nose ko namukunze niyo nasanga ari umuhungu twabana ubwo ugiye kubana cyangwa nzakumvire sha ngiye kuvuga oya ari wowe ingo wavuze ko ari mu mbaze koze ho kuri cyangwa utegeka kuri mu cyaro igihe cy'ubukwe ngo uzabikora umunsi wageze twagiye